icyo namubwira cyo nukuvuga ngo iyo uri umusore uba utarimenya neza uba utazi aho ujya uba ukijarajara uba ukijyutajyuta sibyo uba ukijyutajyuta muri Smile family mbahereza akanya hanyuma sibyo mushaka mwebwe murashaka kugira ngo muri Smile family nono tubatera agashyari ayibonye ariko uri kumureba ariko reba umuzungu reba umumetizi sibyo reba marayika uramubona babandi noneho urumva gaho kana dislike noneho turebe nubwo acitse amaguru ariko uyu mugabo wanjye mubona arihariye uriho ariko kandi uzi neza ko hari igihe utigeze kubaho uranabizi neza ko hari impamvu ifatika kuko hari ingero nyinshi zitandukanye z'abagiye batambuka bityo nawe uzi neza ko hari igihe uzaba utakiriho icyo gutekerezwaho rero ni uguharanira kumenya neza icyo uzasiga imusozi yes ni Bridge Star TV njye ni habi nk'ibisanzwe hari umuryango muri kubona ahangaha uberanye cyane badutwakire mu rugo rwawe murakoze nkuko bari kutubona ni Smile family Smile family Smile family ariko rwose muduhere twumva ko nawe umwe muraho neza nishimiye kubana namwe ni Smile family nuko basanzwe nyine bamwe na bamwe batubona njyewe ndi Jado umufasha wanjye yitwa Muteteri Bora ubu ngubu tukaba turi abageni nyine bashima Imana yego yes ngira ngo mwabyumvise ni Bora Muteteri ndetse na Jado abantu ntashuhuje ariko byari byihutirwaga cyane kugira ngo ntago nari kubanza kujya gusuhuza abantu bo hirya na hino batarumva umeko zanyu ntago nari bubakire reka nsuhuza abantu muri hirya no hino mu bice bitandukanye kure cyane y'imbibi abantu mu mudukurikiranye bucece ndetse n'abamanuka hasi mugatera commentaire mwese tubahereze ikaze mu kiganiro ndetse n'abazabona iki kiganiro muzahita mugira gutya mugakora subscribe ndetse na share mukaduha n'ibitekerezo mugakora like ariko nanabibutsa ko kuri Bridge Star TV na dislike turazemera kuko dislike buriya dislike zihita zikwereka uko ukwiye guhindura ibintu ariko ukajya hasi muri comment ukatubwira ngo impamvu nakanze dislike nuko iki kitaryoshye niyo mpamvu imugomba kugikosora turazemera rero ni habi nk'ibisanzwe turi kumwe na Smile family ariko reka ngubweze ukuri banza nkumbuze dore sindashaka banza ugira ikintu nkumbuzaho so ikintu nagukumbuzaho nakubwira ngo gushaka ni byiza sibyo gushaka ni byiza iyo ushatse hari icyiciro uba uvuyemo hari ikindi uba ugiyemo icyo uba ugiyemo rero nicyo cyiza kurenza cya kindi wabagamo kuko urabona duherukana kera ninanutse ariko ukabona noneho ndi umugabo ushima Imana kandi n'umufasha wanjye nawe ni sawa abasore bari ahantu wapfa kuvuga ngo wenda ngo reba muri cya gihe twamunaniye urebe n'ubu ngubu ndimo noneho ubwo urahita wibwira sibyo urabona ubu ndakeye meze neza itandukaniro rirahari ubu ngubu nkaraba utuzi dushyushye urumva buri kimwe cyose nyine umudamu nyine ibintu byose aba yabiprepaye fresh niko ni ukuvuga ngo rero icyo namubwira cyo ni ukuvuga ngo iyo uri umusore uba utarimenya neza uba utazi aho ujya uba ukijarajara uba ukijyutajyuta sibyo uba ukijyutajyuta ni ukuvuga ngo rero iyo ukiri umusore hari igihe ugira ubute bwo kumesa amasogisi ugira ubute bwo kumesa bya myambaro yindi sibyo noneho rero ariko urumva ugasanga ugira ubute kandi ikindi abasore bungu muri gutinya gushaka mufite amafaranga muri gutinya ariko urumva niyo mpamvu rero
buriya navuga ati iyo uri umusore hari byinshi uba utikorera. Hari n'igihe usanga umusore nyine yose mu kwaha yose amaguru ahise agenda, ariko iyo umaze gushaka madamu buri kimwe cyose akimenya, akamenya ko yagutereye agapasi buri hantu hose ukatambukana umucyo, sibyo? Niyo mpamvu rero navuga ngo nka bariya basore batarashaka nyawuna ibintu muri kwitinza mushaho, muri kwitinza ikuzimu rwose. Buriya impamvu mutarashaka njye simbizi, kandi mufite amafaranga. Buriya abasore ntakavuze bakakwiye gushaka, ariko umva ikintu cyo nkubwira mpisemo kutajyutajyuta. Nizera neza ko na Romeo yumvise nubwo tutashatse kumuvuga. Umusore ushinzwe amashusho mu gihugu cy'u Rwanda nawe akijyutajyuta. Reka uduhere bora, hanyuma agira ikintu akumbuza none abakobwa bakijyutajyuta. Akira sheri babwira bahukuri. Njye ntabwo nzi gutanga ukuri nyine nk'uko wabyumva, ariko icyo nabwira abakobwa bataragira gahunda avuga ati tugiye kubaka urugo, nababwira ni ntago ari umwobo umuntu aba agiye kugwamo, ntago ari habi, ni heza cyane, ni heza kuko ubona umunezero mu buzima bwawe utigeze ubona, kuko mu gihe ushatse ubuzima buhindutse, kandi buhindutse bwiza bwiza bwiza, sinzi ukuntu nabivuga, kuko nk'umwaka nashatsemo sinzawibagirwa, kandi n'imyaka niyo twamara ukwezi kumwe ntago nakiyogirwa ibihe byiza naba naragiriyemo. Rero rwose gushaka ni byiza cyane, ariko nanone ugashaka uwo ukunda. Ntabwo byari byoroshye, ndetse nta nubwo byumvikanaga, ndetse ntiwabireba uyu munsi uburyo ufite umugore mwiza. Nenza kuvuga ngo ndi mwiza ntunkubite, ariko ibigaragara bora ni mwiza, no ku mutima ndizera ko uko aba yatwakiriye mpita mbivura. Jado, tugiye kuganira n'abanyarwanda, ngira ngo babyumvise ko ikiganiro cyo kiraza kumera neza, kiraza kuba cyashyushye. Twagira ngo tubanze dusuhuze ndetse tunakangura abantu bakijyutajyuta bose, abakobwa n'abahungu ku mpande zose, bagira ikintu bibwira. Hari igihe abantu batekereza ko gushaka ari ukujya kwiroha cyangwa ariko kandi ni no guhindura ubundi buzima, kandi bugahinduka neza iyo washatse ufite gahunda yo gushaka. Cyane cyane ko hari abantu buriya bashobora no gushaka avuga ngo Jada afite amafaranga reka ngende nyarye, cyangwa se duhite tugabana imitungo. Iyo ugiye gushaka koko nizera ko bigenda neza, kandi nizera ko Imana ibafashiriza mu migambi muba mufite, ari nacyo gituma muba mwishyimiranye kugeza kuri uru rwego, muba muhamya ndetse munahamiriza abandi, ndetse munagira inama abandi bakijyutajyuta. Imana igiye ibahera umugisha. Tugiye rero kwinjira mu buzima. Ari ibintu byinshi mwagiye mutangaza bitandukanye, ariko buriya hari igihe ushobora gutanga ikiganiro abantu bose ntibacyumvire rimwe. Utarumvise icyo watanze hehe na hehe akumva icy'uyu munsi, nawe bikamukomeza ndetse bikamuhereza imbaraga, bikanatuma afata umwanzuro avuga ati ariko urabizi n'ubundi ngiye kureka ibintu byo kujyutajyuta. Umva iyo niyo terime. Romeo urareka kujyutajyuta. Ngira ngo turi kumwe na Jado na Bora, ariko se Jado wari uzi neza, warabihamyaga, wari ufite icyizere uko umugore nk'uyu mushobora kuba mwicaranye aka kanya ari madamu wawe? So buriya rero mu buzima buriya hari ikintu Imana ikora kiba gitandukanye n'icy'abana b'abantu twebwe twibwira. Umwana w'umuntu ashobora gutekereza ibyo mbese Imana yidatekereza. Ni ukuvuga ngo rero ku Imana yaramaye umugore mwiza, niwe Imana yandemeye. Buri Imana yararebye iravuga ati byanga byakunda Jado rwose ngiye kumukubitiramo imiyaga, nawe azabeho mu buzima bwe bwose yishimye, mukubita umukobwa wo mu minsi w'umumarayika. Urumva noneho n'aba basore bakijyutajyuta
mbese kuryutajyuta ni kwa kujajara ba basore nyine bakishakisha nka wawe navuze nyine nabo ubwo nyine bakumva ko nyine bagomba kuba bagira ute bakigira icyizere ubundi mu buzima njyewe mba mbona iyo witakaje icyizere n'ubundi n'Imana irakureka ariko iyo uzi yuko ufite icyizere muri wowe byanga byakunda icyo wifuje kugeraho ukigeraho niba wifuza kuvuga ati njyewe nzatunga imodoka nzatunga imeze uko ukabyiyaturiraho nibyo bizakubaho nuvuga ngo njyewe ngubona nzacya ngo nzaba umukene nyine ubwo bukene buzagukurikirana kuko nta nubwo uzashyiramo za mbaraga zo kugira ngo ushakishe nyine kugira ngo nawe utere imbere. Imana rero yampaye umugore mwiza umumarayika urabona nk'ubu ngubu urabona ko kamera irankubita kubera inzobe ye nanjye nkahita mba inzobe nanjye nkahita mba inzobe ni ukuvuga ngo rero Imana nyine yampaye ikimuri ni urumuri rwanjye uru ni urumuri rwanjye ni umumarayika niyo mpamvu rero navuga ngo njyewe nyine mbitekereza ntabwo niyumvishaga umugore nzashaka uko azaba ameze sibyo ariko Imana igiye kubikora ikubitamo poromosiyo ndavuga ati noneho nanjye noneho ikamutwika umugore mwiza cyane utabaho kabisa mwiza cyane umwe uzaza ureba nawe ukavuga ati koko narashatse nimutemberana uvuga ati narashatse urumva urabona umugore wanjye ni akamarayika ni akamarayika ni akamarayika abasore bakijyutajyuta noneho babirebe urumva babirebe ubundi gusoma umugore wanjye sibyo ntago ndi kwiyiba sindi kwiyiba ariko hari ubusore bugishanga usanga bukijarajara n'umukobwa bajya gukora ibyo nazi no bisha ibyo niba bivemo ahubwo bazibukire baze bamanike akaboko bavuga ati nta nemeye gusezerana. Abasore benshi twagiye tumenyana n'inshuti zanjye ndagira mbakangurira n'ukuri kw'Imana rwose bashake bambabarire rwose kuko ngiye rwose ndifuza ko bakora ubukwe bamaze igihe kinini turangana ariko bashake pe bashake. Reka twibikire Bora araza kugira icyo atubwira mu byo tugiye kuba tuganira. Jado ubundi mu buzima busanzwe gutereta biravuna noneho ku mukobwa mwiza nka Bora byo bikavuna kurusha urumva. Jado niki cyakugoye kuri Bora niki cyakugoye kuri Bora muhura bwa mbere ngira ngo ntabwo turi ujye mu buzima bwawe bwite bw'uburyo bw'ubumuga ufite ariko niki cyakugoye kuko wagiye ubivuga ahantu henshi hatandukanye. Uyu munsi twebwe turi gushishikariza ndetse no gukangurira abasore bakijyutajyuta ariko kuri Bora niki cyakugoye ese Bora yarazi neza ko ufite ubwo bumuga yabimenye nyuma niki cyakugoye wamwinjiye gute kuko Bora hari abasore bamutinyaga kandi bafite n'amafaranga bafite ariko hanyuma Bora naraza kutubwira kuko umwanzuro yafashe ni umwanzuro kuri uyu munsi ushobora gufatwa ntago intwari yawe ushobora keretse intwarane niko Bibiliya ivuga intwari zo zirarambika ariko intwarane nizo zafata uwo mwanzuro. Jado niki cyakugoye kuri Bora? Rero iki buriya mu gutereta biragora nshuti gutereta biragora ariko we ntabwo urabikora ndabizi gukora cyari ujyutajyuta ntabwo urabimenye buriya gutereta biragora pe biragora buriya umutereta namaze nk'amezi 5 mbese narabimubwira narabimubwira tumeze nk'abavandimwe bisanzwe ubwo tuganira bisanzwe noneho nyuma y'amezi 5 nibwo naje kuzibukira navuga ati reka kamambamba mbivuge ndabivuga nyuma y'amezi 5 pe kuko gutereta byo ni ikintu kivuna kuko urareba urabona umukobwa mwiza nk'uyu nguyu kugira ngo uzagende gusa n'umutwe ngo ndagukunda hari ibintu runaka uvuga ati uyu mukobwa ubundi nizeye karagiteri ze ahubwo ugomba kubanza ukiga ku muntu ukamenya uko akwakira ukamenya uko abanyeho n'abandi ubundi nujya guteta ubundi urabanza ukamenya ese abanye ute n'abandi muri karitsiye yitwara ute muri sosiyete yose yahagenda aba ameze ute
ni wa wundi usabana, ni wa wundi mbese ushaka ibintu byiraha. Ubundi ni ukuvuga ngo ushaka nawe wa wundi, wa muntu muri mu kigero kimwe. Nujya kuvuga ngo ugiye kwipasa muremure cyane, ntabwo uzavuga ngo ugiye gushaka ngo umwana utwara Lamborghini nta n'igarugera. Ibyo ntibishoboka. Sibyo, kuko icyo gihe uri kujyutajyuta. Ntabwo wabwira umwana ati ngewe ndagukunda afite Lamborghini yifite mu muhanda. Ahubwo urabanza ukareba ukavuga ati se umuntu ngiye kwaka urukundo ni umuntu uzahita unyumva cyangwa. Rero urumva nyine guteta bora byarangoye bro, byarangoye pe, byarangoye namaze igihe kinini. Urumva akose abantu niba bareba uyu mwana amagaze kuko naba ameze koko, abantu bose niba babireba naba byonyine iyo bamubonye kuri kamera. Hari n'uwabyutse amamagara yambwira ati Jado cyakoze ashatse umugore mwiza pe w'umukobwa. Arabimbwira rwose, twabonaga muri groupe yambwira ati washatse umugore mwiza kabisa, naremeye. Iyo umuntu akubwiye yabimbwiye noneho nita noneho mbona ko nyine yabimbwiye ibiro biriyongera, naho nambutse hose noneho nkumva ndi fieri y'umugore wanjye. Urumva noneho nita mbasubiza nkababwira ati ariko murabona ko njye natigeze njyutajyuta, njyewe murabona ko noneho nahisemo misemo. Bakabati Jado ni ukuri kw'Imana rwose, Imana yaragushumbishije rwose, ugishimira. Nanjye muramereza Imana icyubahiro ko Imana yampaye umugore mwiza witonda, wubaha, unkundira famiye, unkunda birenze. Sibyo, gutereta nyine biravuna. Abasore nyine baba bashaka gutereta. Icyakuguye mu bora no kumubwira ko umukunda. Buriya kugira ngo uzabwire umukobwa ko umukunda, hari inzira ubanza kuzicishamo. Njye byarangoye, urumva icyo gihe cyose namaze, kuko nabimubwiye hafi umwaka ugiye kurangira ko mukunda. Mu mezi 5 yo twari inshuti bisanzwe, ari nka sister and brother, kandi oya njyewe mukunda, ahubwo njye nabimubwira. Tumara igihe kinini pe bimubwira, ariko abashuti banyabahungu bamwe bari babizi, ariko kugira ngo bimubwire umugore wanjye byaturutse kure. Uzi kuva ibyuya neza ukagira ngo wirukanse imisozi igihumbi ugiye kwemera kubwira umuntu ko wamukunze birenze. Jado, bora umutereta umubwira ko ukunda muri icyo gihe cy'amezi 5, ese yari yaramenye yuko ufite ubumuga bwo kutagira amaguru cyangwa yabimenye nyuma? Yabonaga mfite imbago, ariko we yari ataramenya neza ko nacitse amaguru. Yari azi ko ari ugucumbagira bisanzwe, ariko akunda umuntu ashobora kugira imvune akaba yigendesha nta kibazo. Tukaganira bisanzwe, noneho nyuma yaho nyine twatangiye gukundana, nangiye kumwiyumvamo cyane pe. Nibwo navuze ati noneho sakindi byari ikindi, reka noneho mbimubwire birangirire rimwe, menye niba agikomeje kunkunda cyangwa niba wenda anyanze mbimenye. Nibwo rero naje nubwo nanayimubwiye ku munwa, kuko njyewe nabikoze kunuza kuri system nkuramo amaguru, asa mu rugo asanga nta maguru nambaye, arambona mbona nyine nta kibazo bimutwaye, arataha bisanzwe. Ngira ngo wenda araza kuza kumbwira ati wenda njyewe ati byarangiye nabivuyemo, ariko mbona umwana rwose aracyankunda. Ariko urumva mbere ntabwo nabimubwiye, we nawe yabonaga ko ari ugucumbagira bisanzwe, ko nawe mbonye nambaye amaguru ushobora kumbona mu muhanda ukavuga ati se uriya ni wa wundi nyambona ugenda hasi, bikagucanga. Nawe byagucanga uri umuntu. Ariko noneho urumva icyo gihe cyose cyashize atabizi ko nta maguru mfite amaguru, ariko ari ukuvunika bisanzwe, ari imvune isanzwe. Ni Jado ati urabona icyo kimagaze. Tugenda gusohora filime mu minsi mike. Reka iyo ni indi projet. Yes, bora tumaze akanya atavuga tuje, no kugira ngo tubanze tureke abantu bakomeze barebe ibyo Jado avuga ko
abeshya cyangwa ari ukuri bakomeje kukwitegereza mu gasura nk'ako mu marayika ntago ndi burengere ntago ndi burenza reka bora nawe tuganirize mu by'ukuri ni imbaraga z'umutima. Bahanga bakunze kuvuga ko umutima ari igihugu kinini ariko kitari cyabonerwa ubuso. Ku isi tugira ibihugu binini cyane ariko noneho ngo umutima, ariko ibihugu byose tugira ku isi ubuso burazwi, ariko umutima ngo ni igihugu kinini kitari cyabonerwa ubuso. So rero ngira ngo Bora afitemo mu gihugu cye cy'umutima we afitemo igice kinini cyane cy'ubutwari mu by'ukuri nuko batakigabirana mbahaye inka. Urukundo ngo ntago rukiri rwishi, sinzi impamvu batakigabirana ariko biba bikwiye ko n'ibya mbere bigenda bigaruka kuko urukundo ni rwiza. Bora ni izihe mbaraga bwa mbere akubwira ngo ndagukunda mu icyo gihe cy'amezi 5? Reka duhere mu icyo gihe cy'amezi 5 mukundana nako muziranye bisanzwe, wabonaga gute Jado? Hanyuma nyuma yuko akubwiye ngo ndagukunda byo wabyakiriye gute? Niki cyaguteye imbaraga zo guhita udatekereza no kuba acumbagira? Hanyuma umaze kumenya yuko noneho afite ubumuga bwo kuba atagira amaguru, wumvise gute mu mutima? Wakuye hehe imbaraga zo gukomeza kumwizirikaho? Mugana wandi ati nzakwizirikaho. Bora tubwire. Burakoze cyane. Imbaraga zo narazibonye, ntabwo ariko nanjye wazibonyemo. Ni Imana yampaye imbaraga, ni Imana yampaye kuba nabasha gushishoza, nkabasha kuba nagira amahitamo meza, nuko ndashima Imana. Mu mezi 5 twamenyanyemo tudakundana, turi abantu basanzwe, numva ko ari inshuti, umuvandimwe, mbese umuntu akagombye kumba hafi. Muri ayo mezi 5 yambereye w'agaciro, yatumye nseka, yatumye numva ko kuko mu bundi buzima bwanjye ntabwo nakunze kuba mvugana n'abantu benshi. Nabaga ndi mu ikayi ndyama, mu ikayi mu buriri, nizo ngizo process zanjye zari ziriho. Ariko aho twamenyaniye natangiye kuganira nawe, nangira kuba open mu kontu, nangira kuba nabasha kuba naganira n'undi muntu wenda mbonye, atari kuvuga ngo nuko twigana, atari kuvuga ngo nuwo maraso no mu muryango, atari kuvuga ngo n'umuntu twahuriye mu gikorwa runaka, ahubwo ari umuntu twebwe ubwacu twihuriye nta wundi muntu duhuje. Rero yazanye umunezero mu buzima bwanjye. No mu gihe tutakundanaga nari nishimye kuko yaranyumvaga, yaranganizaga, yamaga imbaraga natigeze niyumvamo kuva mu gihe nari nyivuka, mu gihe nari ndi njyenyine, mu gihe abantu bose nabonaga ko ari bakuru kunduta nta kintu nababwira, mu gihe numvaga ko nta jambo mfite kuri njyewe, nta kintu ngomba kuba navuga, ariko yamaye agaciro. Ndanayimushimira. Yamaye kuba naba uw'agaciro mu buzima bwe, bituma nanjye numva ko kuko ari umuntu ukomeye mu buzima bwanjye, kuko yatumye nseka rega, kandi guseka kwe ntabwo waba uri kumwe nawe ngo ugire irungu, ntabwo waba uri kumwe nawe ngo wigunge, ngo wumve warakaye. Niyo warakara ntabwo wamara iminota 3, rero uri kumva ko aba ari ibintu biba bitandukanye cyane. Noneho mu gihe wenda nihutije, mu gihe yambwiraga akankunda, byaranunguye cyane kuko namufataga nk'umuntu nyine umba hafi, nanjye nkamuba hafi, then tukumva ko turi nk'abavandimwe. Nubwo bavuga ngo umuvandimwe no mu maraso, ariko ngewe numvaga ko umuvandimwe ari uri hafi yanjye, unyumva kandi agashyira umunezero wanjye imbere mu buzima bwe. Rero byaranunguye, ndagenda ndarambitekerezaho, hashira ukwezi nyiri kubitekereza,
nyiri kubitekerezaho n'undi tukiganira nta communication yigeze ibura mu kuva twahura ntabwo tuze tuvuga turiya tutavuganye cyangwa tubure kuvugana mu gihe cy'isaha buri munsi yaramamagaraga rero ntabwo yigeze acika intege nubwo namuhaye ukwezi ko gutegereza ariko nanjye nagira ngo mbashe kuba navuga ati koko niba ngiye kumubwira ngo ndamukunda mbimubwiye nazavuga ngo ngiye kumubabariza umutima nazavuga ngo ngiye kubimubwira gusa ari urwerurutso ari ukugira ngo namubabaza ahubwo mbimubwire bindimo kandi mbikuye ku mutima rero urukundo rwaraje nangira kubibona nangira kubona ko nubwo twamara isaha imwe tutavuganye numva akagatima kari guhera nkumva agatima ntabwo kari hamwe urukundo ruraza mu rugo akabona rwose mu rugo barambwiye se mubaye iki ntabwo se kubera iki ati ndi kubona uri guhora wisetsa ubundi iyo telefone byagenze ute ahubwo ati ntabwo mbizi telefone si isanzwe si mumuzi nyine si uyu nguyu amezi 5 uri kumva amezi 5 ntabwo ndi umuntu wo kuba wahisha ababyeyi abo tubana abavandimwe abantu mu rugo ngo mbahishe mbabwira ati uyu nguyu ntabwo tuvugana nubwo tutakundanaga ariko bari bamuzi nk'umuntu mfataho icyitegererezo bamuzi nk'umuntu ngomba kuba hafi bamuzi nk'umuntu nanjye mba hafi rero babonaga tuvuga ariko bino bihe bakambwira ati bino bintu nyamara bizavamo neza ati ntabwo mbizi rero byabaye umunezero kuri njyewe naje kumusubiza mubwira ko mukunda nanjye bimubwira bimvuye ku mutima kandi sinanabitekereje ahubwo nabimubwiye ari uko nanjye numva ko urukundo ruhari numva ko urukundo rwandenze turakundana noneho aza kunyereka ikibazo cy'amaguru ye icyo gihe nari twarasuranaga akaza mu rugo nanjye nkajya iwabo famiye zaramenye ko zaramenye nk'umuntu usanzwe n'urugero najyaga kumusura ubundi yagombaga kuba ari uza gukingura agakingura geti nkinjira ariko ntabwo byabaye ngombwa kuko n'undi yari yakuyemo amaguru ashaka yari yateguye nyine avuga ati mani mfashe yari yabisengeye yari amaze ijoro adasinzira rero bashiki be baraza baranyingurira ndinjira ko bashiki be twari abantu twari n'undi tumaje kumenyerana baranyingurira njya muri salo ngeze muri salo nsanga yakuyemo amaguru ntabwo wenda abantu benshi baravuga ngo gute tutagize shoke wenda ngo ube wakikubita hasi ube wahita usubira inyuma wiruka ahubwo biravuga nagiye navuze ati okay narabibonye nkuko n'undi nahitaga ngenda nkamusuhuza naragiye n'undi ndapfukama ndamuhobera nkuko n'undi nabikoraga ategereza ko mvuga nyine araheba nkuko yabivuze ariko njye numvaga ntakirenze kuko urukundo namukundaga ntabwo rwari rushingiye kuri kondisiyo iyi n'iyi ntabwo rwari rushingiye kuvuga ngo uyu muntu agomba kuba afite amaguru agomba kuba afite ikirenge cyiza agomba kuba afite umusatsi mwiza urukundo namukundaga rwari urukundo rudafite icyo rushingiyeho kuko iyo abamukunda urukundo rufite icyo rushingiyeho ntabwo ngubu tuba tugeze ahangaha kuko nteko usanga wenda afite ikibazo cy'amaguru wenda nkahita nirukanka nkanagenda sinanagaruke ariko urukundo rudafite icyo rushingiyeho icyo navuga ku rukundo rudafite icyo rushingiyeho navuga ni rwo rwubaka ntabwo hubaka ibintu nta nubwo hubaka fizikari y'umuntu ntabwo hubaka ngo umuntu ni igikara cyangwa n'inzobe arabyibushye cyangwa arananutse kuko ushobora kugenda unanutse ejo ukabyibuha kandi yaragukundiye iki yaragukundiye kunanuka uri kumva rero
aho ngaho habagizemo akantu gahinduka mu gihe ukundiye kunanuka ukabyibuha urukundo ruri kugenda rugabanuka. hanyuma reka turacyaganira na Jado twaganiriye muri icyo gihe mwe muri kumwe ukamuha ukwezi agategereza ukamenya yuko adafite amaguru. Igihe we wabonaga atari yakwereka ko afite amaguru ntiwigeze unagira umutima ngo mbaze umuntu ndi kugenda nkunda byibuze nanamubaze se kucyo ucumbagira se waratsikiye byagenze gute? Ako ni kamwe. Hanyuma mu gihe nanone mwari mumaze gukundana akweretse ko nta maguru afite, umutima urabyakiriye, ubonye imbaraga zo kumva ugikomeje kumukunda. Uri umukobwa ugira inshuti nyinshi, akenshi ingo zisenywa n'abandi. Hari igihe ushobora kugenda ufite gahunda yo kubaka ariko societe ikagenda igushyiramo imyumvire itari myiza. Rimwe na rimwe kandi abagore akenshi abagabo dukunze kureba ariko abagore bakunze kumva. Ese na muri bagenzi bawe mu nshuti wari ufite bamaze abo waganirije ko adafite amaguru cyangwa se na abari babizi wenda muziranye cyane ko uko umubano wakoraga mwagendaga mumenyana n'abandi bantu benshi, nta magambo waba warumvise ku buryo byagutera kongera gutekereza utariko nshobora kuba naratanze igisubizo ntatekereje cyangwa se nagitanze mbere yuko ntekereza, ubu nibwo nkwiye kongera nkatekereza. Donc ibicantege mu buzima ntago bibura, ntabyo waba warahuye nabyo kuri Jado kugira ngo wumve noneho wamureka. Ngira ngo uribuka ikibazo cya mbere nakubajije kuba waramubajije impamvu acumbagira. Dusubize icyo kintu. Ndi kumva wenda mu bibazo umbajije usaniye byinshi ariko noyemo ibibazo bitatu nibyo birimo. Ikibazo ku kibazo cya mbere wambajije niba narigeze mubaza nyine impamvu acumbagira, numvaga nta ruhare mfite mu kuba namubaza icyo kibazo kandi numvaga ko mu gihe gikwiriye azambwira impamvu, kuko navuga ni kuba acumbagira ntabwo ari ikosa, nta nubwo ari n'ikibazo, ahubwo nkabwa ni se ko acumbagira ngiye mufashije iki? Ese mufashije kwigunga? Ese mufashije kumva ari wenyine? Navuze ati ntago najya kumufasha kumubaza ati wabaye iki, byagenze ute? Ahubwo igihe azumva abohokeye kuba yabimbwira azabimbwira. Dewe naratuje ndaceceka ndatuza ndamuha igihe cyo kuba yabasha kwabitekereza, ariko nanjye singize nanabitekerezaho pe. Iyo bari uvuga ngo urukundo ni impumyi cyangwa iki, ntabwo ngeze mbitekerezaho. Ntabwo nigeze ntekereza ngo ese kuki umuntu agenda uku, ese kuki afite bekiye, ntabyo nigeze ntekerezaho. Noneho ku kibazo cya kabiri, akimara kubimbwira, akimara kunyereka, numvishe mfite uruhare runini mu gutuma yishima. Numvishe ko inshingano zanjye ari ukumwibagiza hashize kandi nkamwumvisha ko nta kintu abura mu buzima bwe, nta karagiteri n'imwe abura mu buzima bwanjye, kandi mubwira ko icya mbere ari umunezero, kandi umunezero mufite kandi ari we uturukaho. Ahubwo ngiye numvishe mfite byinshi byo gukora, numvishe ko mfite byinshi byo kuba namuganiriza nkamukura mu bihe bya kera, kandi numva ko ngomba kumwitaho kuko ari bwo anyeneye, ari cyo gihe cyo kuba natera intambwe, kuko we iya mbere yarayiteye, ahubwo ngiye nagomba gutera intambwe zirenze 5 zirenze 10 kugira ngo umunezero w'urukundo rwacu ukomeze ujye mbere. Ku kibazo cya gatatu noneho wambajije ibicanege. Ibicanege ntabwo bibura. Njyewe iyo nkunze umuntu ndamwiratana. Umunsi mwemera ko umukunda naramupostinze ahantu hose, naramupostinze narabimubwira kuko numvaga ndi fiyeri yiwe, numvaga ndi proud yiwe, numvaga ko mbese ndi mu biganza bye ntacyo naba. Rero kuba baranciye intege byo banciye intege cyane,
ariko banciye intege cyane bamaze kumenya ko nta maguru agira. Bibajije ukuntu ngiye bora ukuntu umukobwa ukiri mutoya ashobora kuba yakundana n'umuhungu udafite amaguru, mbese bumva ko nta viziyo afite. Ariko ku magambo yose bambwiye narabwiraga ati n'ubundi ushobora kuba namukunda afite amaguru, n'ubundi akavaho twarabanye cyangwa dukundana. Ikindi nkabwira ni icy'ingenzi ntabwo ari uko afite amaguru cyangwa amaboko cyangwa iki, ahubwo icy'ingenzi ni uko ankunda. Icya gatatu nababwiraga ko umunezero wanjye, ibyishimo byanjye byaje ari we biturutseho. Amen. Rero ubuzima ni bwiza, ubuzima ni ubw'agaciro, kandi icya mbere ni uko nubwo acitse amaguru afite, ariko uyu mugabo wanjye mubona arihariye. Arihariye, ntabwo ari wa mugabo ushobora kuba afite amaguru ariko nta munezero bafite. Ashobora kuba afite amaguru mwicwa n'akazi kandi ahari. Ashobora kuba afite amaguru akaba atamanikira nk'akantu hejuru, ariko umugabo wanjye arabikora. Mbese umugabo wanjye ntabwo nzi uko namuvuga. Nshobora kubivuga akavuga ati enda nibyo kuba ari kuri kamera. Ariko umugabo wanjye, umutware wanjye arihariye, kandi numva ko naje wenda twabanye numva ko mfite byinshi byo gukora, ariko nasanze ahubwo nta na kimwe. Numvaga ko ngomba kuba wenda nakora cyane kugira ngo urugo rutere imbere. Numvaga ko ngomba kuba nagira ibitekerezo birenze kugira ngo urugo rutere imbere, ariko umugabo wanjye afite ibitekerezo mbese ntabwo wabyumva. Ntabwo ari umugabo wicara akumva ko nyine agomba kwicara. Ntabwo ari kuba arega umuntu afite ikibazo cy'ubumuga. Ubumuga bwa mbere ni mu mutwe. Rero umugabo wanjye afite mu mutwe, afite na innovation nyinshi muri we, afite creativity nyinshi, kuko buri munsi ambera mushya bitewe n'ibyo ambwira, bitewe na projet abafite, bitewe n'ibyo abateganya, n'ibyo abateganyiriza urugo. Ngewe ahubwo numva ngiye ntacyo maze. Namutaka ntago twasoza ikiganiro, ntabwo natuma avuga, kandi kubona rwose ashaka kuba yavuga. Ngewe se birandenga nyine, birandenga bigatuma nyine nanongera gukangurira ba basore banjye nabo kuzareba ukuntu basha, kuko ubundi gushaka ni umugisha. Gushaka ni umugisha uhabwa n'Uwiteka, ariko bikaba akarusho iyo ushatse ugukunda, iyo ushatse umufasha waturutse ku Uwiteka, atari kwa kundi ngo ni uko umusore ngo agiye muri boîte ngahuriyemo n'umukobwa bari kubyinana ngo yumve aramukunze aramucyuye uko. Buri ibyo ngibyo ntabwo biba byaciye mu nzira y'Uwiteka. Baba bakijyutajyuta, abasore bagenda basuje nyine babandi bakiraho. Ariko nyine madamu wanjye mu by'ukuri nanjye birandenga, ibyo nkorera nanjye birandenga. Nsanga yaneguriye ambaza niyo nagiye ati mutwaro atasanga yanekeye neza, niyo mpamvu muri kubona rwose uyu mubyibuho ndi kugira meze neza. Niba ari aka breakfast ka mu gitondo agafata neza. Ni ukuvuga ngo rero buri kimwe cyose Imana yabicishijemo, kandi nizera ko uko Imana yabitangiye ari nako izakomeza ikora ibirenzeho.
ibirenze uko bugenda bucya n'uko bwije. Imana igenda idukorera ibitangaza bigiye birenzeho. Imana igenda itwongerera imigisha. Imana igenda iduha abashyitsi batandukanye. Imana igenda iduhereza inshuti z'umumaro. Ni ukuvuga ngo rero iyi Imana byose bikoze ibirimo, Imana iranakuremera ikaguhereza n'inshuti z'umumaro, ikaguha n'ababyeyi. Hari igihe uba utabafite ariko Imana ikakuremera abandi babyeyi bamenye uko mwaramutse, uko mwiriwe, akakubaza tumeze gute. Abo ni ababyeyi Imana iba yaguhaye. Hari igihe uba udafite ba babyeyi bamwe bakubyara mu nda, ariko Imana ikakuremera abandi babyeyi kandi bamenye ibibazo byawe byose. Ubu rero ni ukuvuga ngo umugore wanjye yaje ari umugisha, ni umumarayika Imana yanyihereye, yavuye mu ijuru. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero ababipinga ubwo sinzi wenda icyo bapinga, sibyo? Ngiye mvuga ko umumarayika wanjye Imana yavanye mu ijuru, umumarayika Imana ngiye yamaye. Urumva? Rero ubwo ni ukuvuga ngo rero Imana yarakoze pe, yarakoze. Abagiye baduca intege bose ndabasuhuje. Urumva? Ndabasuhuje cyane, ndababwira ati urugo ruracyakomeye. Ni ukuri. Kandi niba batanabyishimiye niba batanabyishimiye bakanze dislike, nyine ubwo ndabizi ari abakireba nyine kubera ka gashyari bakahita bakanda dislike ako kanya, ariko nanayikanda asobanura impamvu, ayigize muri comment hasi ashyireho uti impamvu nkanze dislike nuko ari uko. Wenda hari abari igihe nyine barugera amashoka nyine bati rusenyuka, ariko n'abasuje urugo rwanjye rurakomeye, urugo rwa Smile Family rurakomeye. Urumva? Na ba basore bose turabapepeye bakundaga umugore wanjye bye n'abankundaga tayari. Ubu ni ukuvuga ngo urugo rwa Jado rurakomeye. Bari bamaze iminsi batambona bibaza wenda aho naba nagiye. Ndacyakomeye, ndacyari Jado. Nanisuhuriza abantu Imana yagiye iduhereza b'umugisha, yaba ba hano mu Rwanda, yaba n'aba diaspora, n'ababyeyi Imana yagiye iduha. Ndabasuhuje cyane, nabifuriza umwaka mushya cyane rwose. Naho ubundi b'abasore bo batarashaka ikintu nababwira nakongeraho kakajamo nazateshuka kuvuga. Nyabuna dore turi mu mwaka wa 2020 Sheri, ariko ubundi reka mwibarize ikibazo. Sheri, mu myaka yose wabayeho mu buzima ni uwuhe mwaka wagushimishije? Umwaka wanshimishije ni imyaka 2. Ni umwaka navutsemo, n'umwaka nashatsemo. Akanga nyine bisobanura abantu ko igihe bagira ngo wenda tumaze igihe kinini. Uwo navutsemo wenda ntabwo nenze ubwenge ngo nishimye gute, ariko nshima Imana ko navutse ndi muzima. Noneho uwo nashatsemo n'uno mwaka wa 2021. Ni umwaka wa mbere, wenda ni umwaka wa mbere w'amata n'ubuki. Ni umwaka naboneyemo imigisha y'Imana. Ni umwaka naboneyemo ukuboko kw'Imana. Ni umwaka naboneyeho baraza kuzura ubu Imana yarabikoze ariko. Ni umwaka naboneyemo imigisha myinshi. Ni umwaka nagiriyemo ijambo njye n'umutware wanjye. Ni umwaka w'umunezero. Umunezero wanjye wabaye impamo. Umwaka nazibagirwa. Umwaka twabonyemo gukomera kw'Imana. Noya nawe umwaka n'umwe nari nashaka kumubazamo, niho nari nanigiye kuvuga, ariko ndavuga teka manze nawe n'ubenda wasanga wenda ari ndamushimishije urenzeho, ariko numvishe ko umwaka nanjye nagiriyeho ibyishimo ariho nawe yagiriyeho ibyishimo. Ni ukuvuga ngo nanjye uyu mwaka wa 2021 ni umwaka wanejeje cyane cyane, noneho mu kwezi kwa gatandatu, sibyo? Kwezi kwa gatandatu ku itariki 12 ni mu mwaka nanjye nagiriyeho ibyishimo birenze. Ni ukuvuga ngo rero kugeza na n'uwo Imana yadukubitiyemo imiyaga pe,
hari icyo babanga Imana ikubisemo imiyaga. Imana imanuye n'abamarayika n'abamarayika Gabriel baramanutse noneho nanjye ndabibonera amaso ku maso. Hari abantu bashaka kubatija noneho ibi bintu atubwiye niba njye narabiboneye amaso ku maso. Imana yamanuye abamarayika barazamagarira iruhande baramvugisha, njye ndabibona mbona n'ibikorwa byinshi. No kuvuga ngo rero uyu mwaka ni umugisha. Nkangura n'aba basore nabo nabona bagisigaye umwaka wa 2022 nabo tayari. Imana ibigenze neza, tubijyemo, dutaha ubukwe bigende neza. N'abakobwa bagisigaye inyuma batarisobanukirwa, na Imana ibigenze neza. Bose uriya mwaka noneho uzaba umwaka noneho w'amashimwe. No kuvuga ngo rero ba basore banjye nabo ndizera baraza kubyumva kandi baraza kumbona. Ari benshi bambaza ariko se Jado tubwiye ubundi urugo rumeze gute. Nanjye sinabarenganya kuko nanjye nyiri umusore bajyaga bambwira ngo urugo ruteye ubwoba. Urumva ukumva umwe ngo niko zubakwa. Naba ni kumwe n'abasore bagendanye ariko ubundi gushaka ubundi twazabiretse. Ariko iyo byakujemo biba byakujemo. Ikintu nababwira bimwe batubwiraga abantu birirwa badutera ubwoba nyine ni babandi batizera Imana. Ni wizera Imana ugashaka umuntu muhuje, Imana izabigenza neza. Mwigira ubwoba, mbese mwijutajyuta, mwijarajara. Ahubwo mwebwe nimuzibukire, muze mwisunga Imana, usaba Imana umufasha ugukwiriye. Nawe mukobwa usaba Imana umutware ugukwiriye. Asiga urebe ko Imana itahita ibigira ikahita bivivuka ku kanya tayari urugo rukahita ari urugo, ukahita ushaka umumarayika nuko Jado nawe yashatse umumarayika. Murakoze cyane. Yes. Tubwira abantu ndabizi ko batifuza ko dusoza, ndabihamye. Abatifuza ko dusoza, hari n'abifuza ko dusoza. Ujye wibuka ku mpande zombi. Njyewe buriya mvuga ikintu nyivuga nyine impande zombi nzireba. Hari aba contre 6 sibyo baba bavuga ati wenda ari indirimbo bivuga ngo utayipenda uzayikunda. Urumva noneho nuko uvuga ngo rero hari abantu ushaka kutureba ati aba bantu simbashaka kata kana dislike. Urumva yachaka tabate atishande atijadamu akaita kanda nyine dislike. Urumva akara akaita kanda ho akaita vaho. Urumva ariko ari nundi ukireba akavuga ati nukuri Imana yagize neza sibyo. Nukuvuga ngo rero ariko icyo namaze kubona ikiza gitsinda ikibi. Ikiza buri igihe cyose gihora gitsinda. Ibyiza rwose bihora bitsinda. Uzacunga ureba abantu benshi bashobora gukanda kuri like y'ukuri nibo benshi kurenza abakanda dislike ushaka gusanga nk'abantu 8 abandi bageze ku bihumbi 4 bakanze like nzima sibyo. None se ubwo urumva ngo yajya muri abo bantu ibihumbi 4 akagira gusa nyine Satani azahora atsindwa. Ya andi umbwira abantu batifuza ko dusoza batwihanganire kubera ko nubundi ntabwo turi busoze ariko turacumbika. Turaba ducumbikishije kuko ntabwo dushobora kuzareka kugaruka kandi gusura Smile family. Niyo mpamvu rero nifuza ngo tube dusubikishije muri comment. Yes, yego ubundi buzima ariko ari nako tugenda tugera aho ngaho turi bucumbikishirize cyane ko amagambo maremare adakwirwa mu ruhago ni k'abanyarwanda bavuga. Tunarushaho kubigisha n'ikinyarwanda abana batakizi. Nagira ngo Jado utubwire gato mu magambo avunaguye
ubundi Jado bakomeje kukubona ufite ubumuga bwo kutagira amaguru, warabisobanuye mu gihe kirekire, nayo mpamvu tutigeze tubyinjiramo, ariko nk'uko nabivuze hari umuntu ushobora guhita ukubona aka kanya akavuga ati jye sinabibonye, ariko bene nk'uwo mubwire muri makeya ubundi azagende anasacinge Jado Smile Family ku yandi macano arebe ubuhamya bwose, ariko umubwire muri makeya ni iki cyabiteye muri makeya kugeza aka kanya. So icyabiteye nk'umuntu uri gukurikiranye Jado yari 97 nibwo naje gukandagira mine, noneho biba ngombwa ko inurikana ikuraho amaguru. Ubwo ni mu ncamake kugira ngo wenda n'undi muntu wenda uzajya kureba iki n'ibindi biganiro ariko azaba yabanje kumenya icyabiteye, ariko azabibona neza noneho twagiye tubisesengura neza tubivuga ko byatangiye byose, kuko bwakwira bugacya mbivuze kuko ni birebire. Ni ukuvuga ngo rero Jado babona ni amaguru mfite ubumuga bw'ingingo niko tubwita, mbese ni amaguru yose mfite, uko babireba ni amaguru yose mfite. Ubwo rero ubwo Jado niyo babona, ariko madamu wanjye we nta bumuga afite, bashobora kubyitiranya. Nta bumuga afite, madamu wanjye ni umumarayika, we nta bumuga afite. Jado niwe ufite ubumuga bw'ingingo, ni njyewe udafite amaguru, bwatewe n'igisasu cyanurikanye nyiri umwana mutoya mfite imyaka 7. Jado mu buzima bwawe na Bora araza guhita akisubiza kugeza aka kanya uri kumwe na Bora, ntuvuge Bora nawe ntakuvuge, sibyo? Ninde ushimira mu buzima bwawe? Niba ari 2 niba ari 3, ariko hari igihe umuntu agukorera ikintu ukumva ntago uzahora umuzirikana. Buriya rero mfite inshuti nyinshi, ariko hari n'abashaka, buriya hari n'umuntu ushobora kugirira neza ariko ntabishyire ku mugaragaro ngo umuvuge mu izina, kuko wenda kugira ngo agire umutekano we, agire sekirite. Ariko mfite ababyeyi nshimira cyane, ntabwo mbavuga mu mazina kuko nabo bariyizi, turavugana umunsi ku wundi, turaganira, barambaza umuhungu wanjye umeze ute, nkababwira ati meze neza, yaba ari abamama, yaba ari abapapa, yaba ari n'abashiki banjye, mbese ndabashimira cyane, yaba ari aha mu Rwanda ndetse n'abadiaspora pe, ndabashimira cyane kuko ari abantu baje mu buzima bwanjye, nanjye mbona ko baje mu buzima pe. Hari benshi rwose nagiye mvuga ati aba ngaba nibwo Imana rwose yazi ikambwira ati genda uvivura n'abantu wumva nahereza ijuru, aba ari wowe ubavivura, nanjye navuga ati Imana genda ugira. Hari n'abandi nanone nubwo wenda batagira icyo baguhereza mu ntoki, ariko bagufasha mu by'amasengesho. Burya hari umuntu udashobora kuguhereza ikintu cyo gifatika mu ntoki, ariko akagusengera, kavuga ati ndagusengera igihe cyose, mu gihe cyose akatubwira Imana ati Mana mfasha ugire neza iriya famiye. Uwo nawe ndamushimira cyane kuko nibwo bushobozi we yabonye Imana yamuhaye bwo kugira ngo agire. Hari umuntu utaguhereza ikintu mu ntoki ariko byonyine ahari akakuzirikana. Ni ukuvuga ngo rero abantu bose mvuze amazina nafata telefone liste nagusomera liste nta nubwo ikiganiro cyarangiye. Ni benshi, hari ababyeyi, hari abapapa, ni ukuri hari bashiki banjye bagiye banyitangira, bagiye batwitangira, bajya mbese mu bintu byacu, mbese nk'ibyabo sinzi uko nabivuga. Abo bose ndabashimira, yaba bari mu Rwanda n'abadiaspora ndabasuhuza cyane. Ni uko Imana yo mu ijuru igikomeza ibaha imigisha, abadusengera, abakomeza kutwifuriza ibyiza, abakomeza kutwifuriza iterambere. Imana yo mu ijuru ibyo mutwifuriza ijye bakubira inshuro 1000. Ni ukuri murakoze. Bora nawe agiye kutubwira umuntu ashimira mu buzima bwe. Ikindi Bora ahita atubwira, Bora ni irihe jambo cyangwa ni iki Jado yaba yarakoze mu byishimo byinshi yaguteye, ariko ukavuga uti iki ngiki cyo cyangejeje on the top?
ko ndi kumva ari byinshi byiza yakozera wenda kamere mu gushimira nashimira abantu benshi ariko pati yo gushima ndashima umubyeyi wandeze ni uw'agaciro mu buzima bwanjye nanone nkashimira buri wese ukomeza kwita ku muryango wacu ukomeza gusengera urugo rwacu mbese inshuti zikomeza kutuba hafi muri runo rugendo twatangiye buri wese utekereza kuri Smile Family turamushimira no kuri by'umwihariko n'abandi ni benshi 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 cyane tuyifurije ibyiza kandi turabashimira ukuntu bakomeza kutuba hafi muri buri kimwe haba mu kuba batuganiriza ni ukuri umwanya wabo bumve ko atari w'imfabusa bumve ko ari umwanya ukomeye mu buzima bwacu bumve ko hari byinshi twabigiyeho kandi bikomeye noneho nanabwira ngo umwaka mushya muhire wa 2022 wenda ubu ushaka kuba utarabagendekeye neza 100% cyangwa utaragenze neza cyane ariko icyo mbifuriza ko muri 2022 imigisha y'Imana izabageraho uko yakabaye kose noneho ku cyo umutware wanjye yakoze kikanshimisha cyane ni byinshi nta nubwo nabona ngo nabishyira ku munzani gute ntabwo namubwira ni yarakoze kunzanira umunezero wanjye mu buzima bwanjye icya mbere aba ari umunezero kandi akama amahoro mu mutima nanjye ubwanjye nkabimuha byose ubundi abakobwa benshi wenda kankavuge abakobwa benshi bavuga ati basic needs zanjye nizo ziba izambere ariko ntabwo aba yumva ko n'umuhungu cyangwa umugabo afite nawe ibyo amukeneyeho akumva ko umugabo yakuzuza inshingano ze byose akabikora akavuga ati niba yabikoze nishimye okay c'est tout ariko nabwira ni ntago ari byo n'umugabo agira ibyo abakeneye abakeneye ko umuhizokeya abakeneye ko umuha uwo munezero nawe akishima atari ukuba ngo yahoze mu gushaka ibyawe gusa ahubwo nawe ushyira umutima kuri we nawe umushakire ibyo akeneye umenye imushimisha akugira ngo abe ari we umenya ibigushimisha gusa ni ukuri murakoze Yes, ngira ngo abantu twatangiranye baryohewe cyane kandi n'abataryohewe nabo uko biri kose ntibabura ikintu bakuramo hano. Aha rero twasuye Smile Family turimo turasoza rwose turi gusoza ariko nubwo ariko tubwira ngo dusoze ariko uzi impamvu uriya musore Abajyutajyuta yatinze yiga ibintu by'amavideo kuko abantu bari urebe iyi video umuntu wayikoze aracyajyutajyuta ariko nanone yatinze yiga ibintu by'amavideo kuko uburyo babona isa ntago babona ko yatinze ku busa ariko noneho yarabimenye 2022 ko byatanya kumuvira n'umusaruro none nawe nashaka twasuye Smile Family rero ndagira ngo gatoya duhita tunagera ku musozo munyerekera abanyarwanda n'abadukurikiranye bose uburyo muri Smile Family bahereza kanya hanyuma sibyo mushaka mwebwe murashaka kugira ngo muri Smile Family nono tubatera agashyari ayibonye ariko uri kumureba ariko reba umuzungu reba umumetizi sibyo reba marayika uramubona babandi noneho
urumva gaho kana dislike rero turebe sawa murakoze cyane tuzasubira ubutaha. Yes Paul, nawe ugira ikintu ubwira abantu dusoza. Bavuze ku muhungu bakijyutajyuta, ndagigo navuga ko abakobwa wenda oya ntabwo ntabwo nabita kujyutajyuta, ahubwo badafite gahunda, batumva ko bafite gahunda yo kubaka. Nabwira ni kubaka ntabwo ari intambara, ni ibintu biri easy, ni ukubyoroshya. Iyo ikintu kigize intambara kiba intambara, ariko iyo cyoroheje ubonamo ibyiza ni byinshi. Nabwira ati muzanomire uzabishaka, uzumva koko ashaka kuba namugira inama, ni ukuri ndahari 100%, kandi ndahari kugira ngo mfatanye n'igihugu kugira ngo ingo zibashe kuba zagera kuri byinshi, divorce zigabanuke, ni ukuri, kandi abantu bubake bafite gahunda, ataravuga ngo ngiye kubera iki n'iki, ahubwo agenda avuga ati ngiye kubaka kandi njyanywe n'urukundo nkunda uwo tugiye kubakana. Kuri nimero mwambonaho ni 0783149234. ni ukuri umamagaye nahita igo nta kibazo 0783 ego 149234. ariko bazashyireho na Noheli n'umunani, bazashyireho n'umwaka mushya. Ushobora guhamagara izo nimero nabi ko ashobora gushya amatwi. Nta kibazo, ni ukuvuga bazashyireho n'umwaka mushya kuri izo nimero. Izo nimero uzihamagara ushaka kuba wagisha inama ku mukobwa ugiye gushaka, cyangwa kuba wumva ashaka kugira icyo tugiye kuganira. N'umusore nawe arabyemerewe, arahari ngo amufashe kuva mu kujyutajyuta. Nabashyiraho umwaka mushya muhire. N'umwaka mushya muhire uremewe, biremewe kugira ngo Noheli tuyisangire. Iki kiganiro kuba bagomba gutangirana nacyo mu kanya bakireba noneho bishimire Noheli nziza, bari kukira rwose dusangira ku gafanta. Umva kuyavuga siko kuyamara, niko abanyarwanda bavuga. Tugeze aho inzira izingirwa neza, reka tube ducumbikishirije ahangaha nk'uko nabibabwiye. Nshimira abantu bose batangiranye natwe iki kiganiro. Hari umuntu watangiranye natwe iki kiganiro akavuga ati ndaza ariko ubu ngubu ndabizi ko yishimye. Uwo muntu turamushimiye cyane. Shimira umuntu uri uhite ukora subscribe, kandi umuntu uri burebe ibi byose muvuze akavuga ati bisinabyiherana, reka mpereze n'abandi bagende bumva, kuko nkuyemo amasomo. Ngira ngo bagiye bumva uburyo Jado yarwanye urugamba rwo gutegereza ukwezi iki, ni urugamba rutoroshye. Dushimire abantu badukurikirana, badukunda umunsi ku wundi. Nabo ni ibindi biba bikomeye, biba bitoroshye, kugira ngo bahitemo twebwe mu bandi benshi bahari. Dushimira abantu bacu bwite, abantu bakunda umuryango Smile Family, mwese turabakunda kandi ni ukuri murabingenzi mu buzima bwabo ndetse bwacu. Imana ikomeze ihereze umugisha abantu muri kure, hirya na kure, kugira ngo umukomeze kugubwa neza. Ni Bridge Star TV cyangwa se BS TV, jewe ni habi nk'ibisanzwe. Reka mbabwire ngo umwaka mushya muhire, ndetse na Noheli nziza izababere, umwaka uzababere uw'amata n'ubuki. Kandi ku bantu bizihiza Noheli, uriya mwana azongere kubabera mushyashya mu mitima. Ngira ngo Bora yagiye adukubitiramo amagambo meza y'Imana, nagiye mfashwa. Hano ukuntu ari kuvuga kugira ngo ntagaruka kuri ba basore, ntabwo ndi bubavuge, twashoje. Imana ikomeze guha umugisha abantu bose, naho ubutaha ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao. Bye bye.